urabe wumva rero umutima muke umutiba. Uyu munsi tugiye kureba niba koko nta muntu ushobora gusimbura Kagame. Abantu benshi bikunze kuvugwa hirya ko nta wamusimbura, ariko abantu benshi bakabiseka. Naje gusanga ko wenda baba batumva impamvu. Ese koko nta muntu ushobora gusimbura Kagame? Ntibishoboka. Iyo witegereje neza ukareba mu Banyarwanda cyane cyane abari hanze, ibyo baba bavuga ubona ko batazi ikibazo cy'u Rwanda cyangwa se batumva uko u Rwanda rumeze, kuko burya u Rwanda rufite ibintu byinshi bituma abantu badasobanukirwa ikibazo cyabo. Abanyarwanda naje gusanga ko koko batazi ikibazo cyabo cyangwa se bakirengagiza ku bushake. Imvugo rero ngo nta wasimbura Kagame, iyo witegereje neza ugasesengura ubona koko mu bantu bose birirwa bavuga hirya no hino nta muntu koko ufite umutima wo gukunda Abanyarwanda ku buryo yavuga ati mfite imigambi ni. Impamvu bishimangira ni iyihe? Nge nta muntu nje kudefanda hano cyangwa nta bintu nje gutwikira, ahubwo Abanyarwanda bamenye ukuri, bamenye amateka yabo, bamenye igihugu cyabo, noneho bavuge bati dore ko ibintu byakorwa bidakozwe kuri ubu buryo, byakorwa kuri ubu buryo. Hano rero iteka ngiyeho nifashisha Bibiliya, kuko naje gusanga abantu benshi bavuga ku kibazo cy'u Rwanda ntabwo bagendera kuri Bibiliya, kabone yewe nubwo bavuga ngo bari bariyegura Imana ngo ni abapadiri cyangwa iki, ubona ko nta kibazo cy'u Rwanda bazi. Ibi ndabivugira iki rero? Ibi mbivugira ko nta muntu n'uyu n'umwe nari nabona ukomoza ku mateka y'ubwami y'abami uko bwagiye busimburana muri Bibiliya. Ibi ndabivugira iki rero? Tuzi neza ko twumva ko ubutegetsi, ubuyobozi bwose butangwa n'Imana. Uko bwajyaho kose, kabona amaraso yaba yamenetse, kabona ibiki byose, ibi ni ibintu byari ihame tugendeye ku isezerano rya kera niko byari bimeze. Niba rero ubuyobozi bwose butangwa n'Imana, ukagaruka uvuga ati dore uko bimeze, abantu baricana, harimo ubwicanyi n'ibiki, abantu bagatukana, yes, amaraso yamenekaga kera, ariko ngiye ntabwo nshyigikira kumena amaraso, kuko iyo umuntu amenye amaraso, Imana niyo igira gutya ikabibaza. Bivugiye iki rero? Hano Bibiliya ntabwo yaba yinyuramo cyangwa ngo yivuguruze niba ubuyobozi butangwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo hari impamvu umuntu mufite icyo gihe, muri uwo mwanya hari impamvu Imana yamushyizeho, kuko niwe mwari mukwiriye. Icyo bivugira ni iki rero? Ya mateka navuze y'Abanyarwanda, ngaho jenoside yakorewe Abatutsi, ngaho intambara z'urudaca zabaye ku muri za 90 kuzamuka n'amagingo aya, ibyo byose ugomba kubishyira hamwe kugira ngo usesengure, ushungure, noneho urebe impamvu Imana yabahaye umuntu mufite uyu munsi. Ntabwo gutukana cyangwa amagambo y'urudaca atameshe ariyo azahindura ibintu mu Banyarwanda. Umuti w'Abanyarwanda ni uwuhe? Narabibabwiye, ndakubabwira igihe cyose, umunsi Abanyarwanda bazamenya bagasobanukirwa ijambo ry'Imana rya nyaryo, bakareba impamvu bisanze aho bari uyu munsi, bagasesa inzobe, bakumvikana bagendeye ku mategeko y'Imana, ku ijambo ry'Imana rya nyaryo atari amacenga, kuko mu Banyarwanda huzuyemo abahezanguni. Buri muntu wese akora yishyira, buri muntu wese ntasesengura ikibazo ngo akivumuze. Kajye kuri jenoside avuge uko byagenze, asubire muri bya bihe uko bihe byari bimeze, arebe uko ibintu byari bimeze, noneho arebe, kuko ibyo mubamo byose ni ingaruka z'ibyagiye biba mu mpitagihe. Ntabwo rero ushobora gufata ibintu ngo ubikemurire mu ndagihe, mu bihe turi uyu munsi, wirengagije ibyahise, nk'urugero muri 94. Kubw'iyo mpamvu rero, mu gihe Abanyarwanda bagifite ubuhezanguni, gucikamo ibice bya hato na hato, ntabwo muzamenya ikibazo mufite, kandi koko babandi bavuga ko Kagame nta muntu wamusimbura kuri ubu ngubu, bazagira ishingiro, kuko babikwereka ibikorwa mukora birigaragaza. Hanjye rero nk'umuntu udashyigikiye ubumoso cyangwa iburyo, nakora iki kugira ngo mfashe Abanyarwanda bave mu myiryane? Njyewe naje kugaragarizwa, nerekwa ko umunsi Abanyarwanda mutumva ijambo ry'Imana kugira ngo u Rwanda rumere neza, uko abantu barwifuza, nta myiryane, nta matiku,
abantu bose bagomba kugarukira Imana bya nyabyo. Icyo bivugira ni iki? Nuko nzi neza ko mu Banyarwanda yaba mbere ya jenoside, hagati ya jenoside na nyuma ya jenoside n'amaginga ya nta munyarwanda n'uyu n'umwe ukunda Imana. Narabigusomera ushize Abaroma 3 uve ku 10 kugeza ku 18. Imana itubwira neza ko ibyo twagiye tunyuramo byose n'amaginga ya aruko nta n'umuntu n'umwe n'uyu ushaka Imana ukunda Imana. Abantu bose bayiteye umugongo, ahubwo yirukanira mu bwicanyi n'amatiku n'amaciranya, akaba ariyo mpamvu Imana nayo yabaretse irabahana. Niyo mpamvu abanyarwanda bose bagomba gushishikara gushaka Imana. Byemezwa nuko muri 94 abantu bose bavuga ko bakunda Imana, ariko biraye muri bagenzi babo barabarimbura. Byagenze gute? Bigaruka kuri Abaroma 3:18 ko nta n'uyu n'umwe ukunda Imana. Ntakubazani, reka nkubaze nk'urugero nkwereke. Ubaye Kagame, ubaye mu mwanya wa Kagame kuva 94 kugeza amaginga ya, iyo uza kuba Kagame ni ibihe bintu 10 wari gukora kugira ngo imyiryane y'abanyarwanda ibitakibaho itakibarwa? Ibyo bintu 10 wari gukora ni ibihe kugira ngo abanyarwanda babe kuri code imwe? Kuba kuri code imwe no kuvuga mu bihugu by'abazungu cyangwa se n'ibindi bihugu bifite amahoro n'umutekano, abaturage abenegihugu bose baba bari kuri code imwe, kabone niyo bafite ubukene, ariko byibuze nta mwiryane, nta matiku, nta mashyari, nta bintu bibi birangwa mu baturage. Kubw'iyo mpamvu rero nakubwira nti shirira urutonde, nkora urutonde rw'abantu 5 byibuze 5 gusa, ntabwo mubaje 10, nimba nashaka gukora ni 10, unyereke koko uko wavuguruza ya mvugo y'abantu ivuga ngo nta wasimbura Kagame. Niba koko ubona uwo muntu afite imigabo n'imigambi, kuko bigaragara neza ko abo bantu nabo bagize mu butegetsi, bagize mu buyobozi, ahubwo bashobora kuba babikurushaho, kuko inyota y'ubutegetsi tuzi ikikora. Iyo umuntu ageze ku butegetsi kugira ngo abure kure ntibyoroshye. Ariho have yavuga ivuga ngo akaboko gafashe ingoma karekura bagaciye. Ese koko ako kaboko kagomba kurekura bagaciye, cyangwa se ahubwo abanyarwanda bagomba kumvikana bakamenya ko abanyarwanda ahubwo nta Mana bafite ku mutima, Imana barayiretse nayo irabareka? Kubw'iyo mpamvu rero ngiye nkabambahaye umukoro, yaba bavuga ko nta muntu ushobora gusimbura Kagame, yaba navuga ko bagomba kumusimbura nk'abantu 5 b'inyangamugayo bafite urukundo rw'abaturage atari inyungu zabo bashyira imbere zihishe. Noneho unyereke ibyo bintu mwagendera muvuga ati muramusimbura. Noneho aho ngaho niho tuzahera tureba tuti dore koko uko twazahura igihugu kijye kuri code. No kwirirwa abantu bavuga, buri wese ashobora kuvuga, buri wese ashobora gushinga ikinyamakuru cye, buri wese ashobora gushinga channel ye akavuga. Ariko se ni kubera iki abantu bageze aho bari? Ahandi hantu rero ikintu navuga nuko nanone ntabwo ushobora gufata ibyaha by'intambara cyangwa ibyaha byabaye ku bantu ngo bitwerere abantu bose. Hariho nibaza nti ese amoko mu Rwanda yavuyeho cyangwa amoko aracyahari? Kuko iyo urebye mu hanze ubona ko abantu bakigendera mu moko yawo, no mu Rwanda yashobora kuba hari n'ugatavugwa, ariko bigaragazwa n'abantu iyo basohotse mu gihugu uko bitwara. Iyo basohotse mu gihugu uko bitwara, ibyo bavuga byose turabizi, n'abari hanze ibyo bavuga turabizi, abari mu gihugu nabo ibyo bavuga turabizi. Ni ibintu bitatu, imvugo 3 zihabanye. Ni gute rero ya nyabutatu n'imvugo 3 zihabanye uzazihuza none ugakora u Rwanda rumwe? Ibyo ni ibintu udashobora kwirengagiza, biriho ntari numva n'umunyarwanda n'umwe wabivuga. Nuvuga ngo iyo umuntu ari mu gihugu afite imvugo abavuga, yasohotsemo afite imvugo abavuga, n'abari hanze bafite imvugo babavuga. Ni gute rero izo mvugo 3 uzazihuza none ugakora rwa Rwanda rutazasigara inyuma ngo rube ababoyi b'abazungu nk'uko ibindi bihugu byenda byipakura matsibugu? Kuri iyo ngingo ya matsibugu rero hari na gahunda abazungu matsibugu zazifitiye abanyafrika batumva. Ni gute noneho ahubwo uzajya kwigobotora matsibugu, u Rwanda rwaramaze kujyayo rwose muri matsibugu? Icyo ni ikindi abanyarwanda batumva, badasobanukiwe, badatekereza, ugasanga babananira kuyobora ubutegetsi, ubuyobozi. Ariko se Rwanda uzaguma inyuma gute kandi ibindi bihugu byose biri kwipakura matsibugu? Ya mateka rero, amateka ntushobora kurenzaho, nta ushobora gufata amateka ngo uyagoreke uvuge ngo urarenzaho noneho ngo ibintu bizikora. Nuvuga ngo imyaka 5-10
uko ijambo ry'Imana bigaragara neza ko abanyarwanda nta n'umuntu murasobanukirwa Bibiliya ngo ayisome neza ngo ibintu byagendaye, kuko ibintu byose bigenda byisubiramo byanze bikunze ni igihe gusa ibintu birarangira hakaza ibindi. Kubera iki? Iyo abantu batize nyine ya mateka ahoraho noneho akisubiramo, nk'uko yamvugo nayo ivuga ngo amateka yisubiramo. Bigaragara rero ko abanyarwanda bavuga gukora politiki ishingiye ku muntu, kurwanya umuntu gusa, uwo muntu avuyeho bizagenda gute? Politiki uzakora ni iyihe? Nkavuga ni nanone iyo Kagame nibihe bintu 10 bari gukora, ese yamvuga ivuga ngo Kagame nta musimbura, niyo yihinyuze. Noneho aho niho tuzahera no tureba abantu koko b'inyangamugayo bafite u Rwanda ku mutima, noneho zamvuga eshatu tuzihuze, dukora u Rwanda rumwe rugendera kuri kode imwe ari ijambo ry'Imana nyamana, kugarura Imana mu bantu n'umuntu mu bantu. Nuko bizashoboka naho kurirwa abantu bavuga, buri wese ashobora kuvuga ibyo ashatse cyangwa se agatukana ibyo ashatse cyangwa agakora ibindi byose ashatse, ariko mu gihe abantu batarasobanukirwa uko ubuyobozi bwayoborwaga n'Imana muri Bibiliya bugendeye ku ijambo ry'Imana rya nyaryo. Kuko iyo uje amaso mu bantu ugasikaninga ukareba mu bantu, ukareba imitekerereze yabo, ukareba iki, ukagera n'ijambo wararyumvise neza by'umwimerere, usanga abantu bose ari zero. Kubera iki? Kubera ko ubuyobozi butagendeye ku Mana gusa, atari kuvuga ngo Imana ngo dore gutya na gutya. No, plan y'Imana, gahunda y'Imana uko ishaka ubuyobozi, nta muntu n'umwe urayishyiraho hasi ngo avuga ati dore uko Imana ibishaka, dore uko igihugu cyakubakwa. Nta muntu n'umwe n'uyu nari nabona, ahubwo turwanye kanaka aveho, none namara kuvaho bizagenda gute? Iyihe plan ufite niyihe? Ya myumvire yo gukunda Imana, yo gukundisha abantu igihugu binyuze mu ijambo ry'Imana. Kuko isi ikibazo cyose ifite nuko isi yose yateye umugongo Imana, kandi none n'u Rwanda bikaba umwihariko. 94 yarabyerekanye n'amagingayo bikaba bikigaragara, abanyarwanda bakaba badashaka Imana, badakunda Imana. Ibyo ni ibintu bindi tuzinjira mu butaha. Noneho nimara kubona koko imyumvire y'abanyarwanda icyo batekereza, niba koko nta wasimbura Kagame, ibintu 10 bagakoze babaye ari we, ibyo bari kuba barakoze kugira ngo wenda batisanga mu bihe turi kunyuramo bamurwanye cyangwa bavuga iki, ibyo bintu bari gukora kugira noneho ngo u Rwanda rujyanye ahantu heza nk'uko abantu babivuga, wari kuba warakoze iki? Ibintu 10 bishyiraho ngaho noneho bisangiza abantu. Noneho nabo abandi bavuga ngo Kagame nta musimbura, nabo bavuga ingingo bashingiyeho. Noneho ibyo bintu ushungure ukoresheje ijambo ry'Imana, inyurabwenge ry'ukuntu ubwami bwaryagaho nuko abantu bayoborwaga bakurikiye Imana. Umwami yakundishaga abantu Imana byagenda gute? Umwami yangishaga abantu Imana byagenda gute? Ibyo bintu byose noneho tubiganiro, turebe noneho uko igihugu cyajya kuri kode imwe. Ngaho nguko rero urumva mutima muke wo mutiba, hano niho tuzagorora abanyarwanda. Naho gukora politiki no gukora ibiganiro bishingiye ku muntu mwiteka, umuntu umwe navaho bizagenda gute? Nibyo mbaza abanyarwanda. Nuvuga ngo ya myumvire ryayo zo gukora abanyarwanda bazaba bakiri muri ya dilema yo kureba umuntu umwe aho kureba Imana nuko bagira urukundo mu mitima yabo. Kuko abanyarwanda urwango bafite mu mitima yabo, urebye urwango abanyarwanda bafitanye mu mitima yabo, uravuga ati Imana niwe wenyine uzarokora abanyarwanda kugira ngo bongere byibuze bagire rwa rukundo mu mitima yabo. Kuko abanyarwanda ngewe ntago nashidikanya no kuvuga ko aribo bantu bari inyuma y'abantu bose ku isi. Niba ubihinyuza ngabinyuze turebe. Igihe cyose nzi ko nta jambo nta kuri mufite muri mwebwe, ntabwo Imana nayo izabakorera ibyo mushaka, ahubwo muzongera mu marane. Ngayo nguko rero, Imana ikomeze ibarinde, ntarirarenga, mushobora guhinduka, ariko guhinduka n'uyu munsi, kuko ibihe bije bizagaragaza ibyo ndi kubabwira ko mugomba gushaka Imana kuruta uko mushaka ubuyobozi n'ubutegetsi. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Remember, shalom, amahoro, ni uburyo wigorora n'Imana ukajya mu murongo w'Imana.